muri iki gihe hari ibintu byinshi biba byaragiye bitera usanga abantu benshi babaho bihebye nta cyizere bifitiye, nyine bumva ko ibintu batabishobora bitewe na environment baba barakuriyemo, ibyo yakuze bamubwira byakuze agira ubuhe. Ariko hari igihe umuntu atifitiye icyizere kandi afite ibitekerezo bizima. Urugero, hari nk'ukuntu umuntu buriya aba ari kumwe n'abandi bantu muri groupe cyangwa se yahuye n'abandi bantu ari benshi cyane barimo kwiga ikintu runaka, ikagera mu gihe cyo gutanga ibitekerezo cyangwa se gutanga inyunganizi, ugasanga umuntu nta cyizere yifitiye cyo guhaguruka ngo abe yatanga igitekerezo cyangwa se ikibazo, ahubwo aricaye. Akenshi usanga nk'abo bantu baba bafite ibitekerezo bizima ariko bakabyicana kubera ikibazo cyo kwigirira icyizere, kumva yuko nyine nawe ashoboye, kuba yumva ko ikibazo cye yabaza nacyo cyagirira abandi umumaro. Buriya hariho nk'abakobwa batifitiye icyizere bavuga ngo I know I'm not beauty girl, kubera yuko yakuze amubwira yuko atari mwiza, yakuze agira ubuhe. Ariko njyewe GOA Emile naje nkubwira ibintu 5 ugomba gukora nshuti yanjye, ibintu 5 ugomba gukora ukigirira icyizere, ugatinyuka kubaza ikibazo mu ruhame rw'abantu, yaba mu ishuri, ndetse ukumva ko n'ibintu koko nawe ushoboye, ibintu byose bikora neza 5 ku kandi. Njyewe muri kumva ni GOA Emile, ariko mbere yuko nangira kubibabwira nshuti zanjye, reka mbanze mbisabira akantu kamwe gusa, ntabwo gakomeye. Nubwo bwamujya kuri YouTube channel, wakora subscribe, like, share ndetse na comment, kugira ngo ibintu dukora ubutaha bizajye bihita bikugeraho ako kanya neza cyane kandi mu bambere. Ikintu cya mbere rero ugomba gukora kugira ngo wigirire icyizere mu buzima busanzwe, cyenda kwinginze, hagarika kwigiriranya n'abandi, comparinga n'abandi ngo wijyanye n'abandi, kubera yuko ibintu nubikora akenshi uzatangira ukora na stress, uvuga uti uko biri kose njyewe sinshoboye, uriya yaransize ku iterambere kandi wavuga, ahubwo wowe wikwijyanye n'abandi. Irerebe wowe ubwawe, urebe se ubundi njyewe ndinde, nshoboye iki, nshaka gukora iki. Kubera yuko nwijyanye n'abandi uzasanga abandi bamwe barateye imbere, utangira uvuga ati njye nzatera imbere ryari, ntabwo nshoboye. Usange uhorana umuhangayiko mutwe uvuga uti nta kintu nshoboye, ibyo nkoze byose birapfa, kuki abandi babikora bigakunda. Ite ku bintu byawe, ahubwo urebe aho bitagenda neza uhakosore. Ikintu cya kabiri nshuti yanjye ugomba gukora kugira ngo wiyongerere icyizere, utinyuke kubaza ibibazo mu gihe uri mu ruhame rw'abantu, mu gihe wagize ubuhe. Ikintu cya kabiri ugomba gukora, ugomba kwikunda wowe ubwawe. Buriya kamuhurugire kuri aka kantu, niba utikunze wowe ubwawe, wumve ko ushoboye, wumve ko nyine nawe uri able ko wakora ikintu runaka, icyo gihe confidence yawe na confidence uzigera ugira habe namba. Ikindi kandi niba wikunda wowe ubwawe, ujye uvuga uti ndabizi, ndashoboye, I'm good, ibintu byose nabikora. Nawe mukobwa we wabwira ati you're not good, you're not beauty, ibintu byose umva ko udashoboye, utari mwiza, ibintu nubikora ugatangira kwikunda wowe ubwawe. Mu gihe wumva watsinze, abantu ukishima ukagira ubuhe, ibyo bintu nubikora confidence yawe iziyongera, kuko niwikunda wowe ubwawe n'abandi bazagukunda. Ese ni gute abantu bazagukunda kandi nawe ubwawe utikunda? Bishoboka bite? Sinzi niba muri kumva ko kandi. Ikintu cya gatatu rero nabateguriye uyu munsi ugomba gukora kugira ngo confidence yawe yiyongere, cyangwa se icyizere cyawe cyatakaye ukiyongere, guhora wibwira utuntu twiza buri munsi. Uko byutse basigiye uvuga uti ndabizi, ndashoboye, ndi mwiza, ndi uwa mbere mu bambere, nta muntu undusha ibitekerezo bizima. Nyine ukajya ubyuka wibwira utuntu twiza, ugira ubuhe, ku buryo wireba ukavuga ati oh my god, nsigaye ndi mwiza biteye ubwoba. Ariko nutabikora se nshuti yanjye, ninde uzakubwira utugambo twiza? Ihereho wowe ubwawe, intambwe ya mbere wowe uyitera, uvuga uti mu gitondo atumushu ndabona rwose umeze neza, ugize ubuhe, nsigaye nsa neza, akamwenyuka hato na hato, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo bintu nturamuka ubikoze, icyizere wigirira kiziyongera cyane. Kandi ndabizi hari igihe muzagaruka mukajya munshimira. Ibintu mbabwira
ni ibintu bikomeye cyane. Ikindi kintu cya kane ugomba gukora mu buzima bwawe kugira ngo unyongerere icyizere, gerageza uhure n'abagenzi bawe, gerageza uhure n'urungano rwawe, mwishime, mugire ubuhe, gerageze kujya ahantu hari abantu benshi, ahantu muhurira, wahura inshuti, mujye mwiganirira, ubabwira ikibazo cyawe. Niba ufite ikibazo cyawe ukeneye ubunganizi ukaba wakibabwira, nta kibazo kandi bagufasha kukugira n'inama. Mu kintu cyo guhora wicaye wigunze uri ahantu uri wenyine ugize ubuhe, oya nshuti yanjye, gerageza ushakisha uburyo ki bwose ugomba guhura n'abantu mukajya muganira, byaba ku gasiporo, byaba ngombwa ugenda mugagafatanya mukagira ubuhe. Ibyo bintu nubikora uzatangira gutinyuka, utinyuke guhaguruka ukabaza ibyo bibazo, ya confidence yawe kwiyongerera, buri kimwe cyose ukagikora kubera yuko amenyeye kuba uri kumwe n'abantu benshi muvugana muganira. Ibyo bintu bizana kurinda na stress mu mutwe. Buriya hari umuntu wavuze ngo nubwo kuvuga cyane atari byiza, ariko none guceceka cyane si byiza, kubera yuko akenshi buriya iyo uvuga wiganira n'inshuti mwisekera, umuhangayiko mu mutwe, stress ziragenda mu mutwe nyine umeze neza, uri no stress. Ikintu cya gatanu rero nshuti yanjye namateguriye uyu munsi kigomba kukuzamura confidence uko wabikora kose, kwishimira intsinzi yawe, kwishimira intsinzi wagezeho. Ibyo bintu nabyo ni byakuzamurira confidence bikagira ubuhe, kubera yuko niba wageze ku ntsinzi ugomba kuyishimira. Kandi nanone hari abantu benshi bavuga yuko udashoboye, ahubwo wowe gerageza ukore cyane, tangira ugere ku ntsinzi yawe wijerekeye gake cyane, ubereke yuko ibyo bakuvuzeho rwose bakubeshya, bagira ubuhe. Nibabona ukora ugera ku ntego zawe utsinda kandi ubigera neza, zibaza uti ese wamenya ko twamubwiye ko adashoboye, tukatubona ari kubikora neza, bimeze bite, what's going on? Ntabwo nzi uko bimeze. So ngiro mwe muri kumva rone GOM nk'ibisanzwe. Ibi ni byo nabateguriye uyu munsi, ariko nubwo bwambye kuri YouTube channel nshuti yanjye, wakora subscribe, like, share ndetse na comment, cyangwa nzadukora ubutaha. Ibyo bita bitugeraho, ibyo bita bikugeraho mu ba mbere, kubera yuko ibi biganiro bikenewe cyane. Murakoze.